ubundi hari ikintu nibajije iyo umuntu arwaye ni ukubera iki ajya yumva ko agatekereza ko bitazongera gukunda ko yongera kuba muzima, akagenda cyane iyo umuntu yarwaye akaremba akagera kure hahandi adashobora kwibyutsa. Ariko kandi iyo umuntu ari muzima ukumva mu mubiri wawe uri muzima umeze neza, nta hantu na hamwe harimo kukurya, nta hantu urwaye, ni ukubera icyo umuntu aba yumva ko nyine ariho ameze neza. Kwiyumvisa ko ushobora kurwara ukisanga uri ahantu udashobora kwibyutsa, ntago iki gitekerezo gishobora kuza. Ubundi iyo umuntu ari muzima ni ukubera iki iyi mibiri tuba twambaye idushuka. Umubiri ukakubwira ngo uriho, ntushobora gutekereza ko ushobora kuryama ngo buce umwuka wavuyemo. Umubiri ukagukoresha ibyo ushaka byose, ibyo wifuza, kuko akenshi niko biba bimeze. Ibyo imibiri yacu iba yifuza ari nayo kamere yacu, nta hantu biba bihuriye n'ibyo Imana ibitwifuzaho. Ako ntekereza ibi bintu nibutse ijambo Yakobo yavuze muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 14 kuri beya. Yaravuze ngo, haravuga ngo muri igihu kiboneka umwanya muto kigahera ko kigatambuka. Ubwo umuntu nuko ameze. Umuntu ni igihu kiboneka umwanya muto carangiza kigatambuka. Uzarebe iyo bwakeye mu gitondo hari igihu cinshi cyane, ari igihu utekereza ukumva izuba ntiriri bwake, ntihari buke, kubera ko habyutse hari igihu cinshi. Kubera ko igihu cabaye cinshi ukavuga ati uyu munsi habyutse nabi. Ariko mu masegonda makeya ushobora kongera kugera hanze ugasanga igihu cagiye. Akenshi niyo urimo kugenda hari igihu, ntago ubanza aho umuntu ageze kigenda kimuhunga. Ntago ushobora kugera ahantu ngo ubone ko hari igihu cinshi cyane hafi yawe, ariko imbere yawe uri kukibona ko ari cyinshi. Uko utera intambwe wegera aho kiri, kigenda gihunga, kigenda kigirayo. Nuko ngo niko tumeze, ngo turi igihu. Umuntu ni igihu kiboneka umwanya muto carangiza kigatambuka. Ubundi ubu buzima, iyi mibiri tuyambara tuza muri iyi si ari transit. Muri iyi si ubundi tuba turi muri transit, muri ubu buzima tuba turi muri transit. Ariko aho bikomereye, ubundi transit y'ubuzima busanzwe, iyo umuntu bavuga ngo ari muri transit, abaza ahantu arimo kugana. Ariko aho bitandukaniye n'ubu buzima, transit yo muri ubu buzima nuko muri ubu buzima muri iyi si ariho dutegurira ubuzima bwacu bw'iteka. Aho umuntu azaba ubuzima bwe bwose bw'iteka tubutegura turi muri ubu buzima. Ni ukuvuga ngo winjira muri iyi transit aribwo bw'ubu buzima, utazi ahantu ugiye kugana. Ariko biba biri mu biganza byawe guhitamo ko uhitamo inzira y'ubugingo cyangwa uhitamo inzira y'urupfu rw'iteka. Imana rero idushoboze tureke kumva ko niba uyu munsi wumva uri muzima, wabyutse umeze neza, ureke kumva ko uriho. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo turabejo gusa. Mu yandi magambo turaba igihe gito cyane, igihe gito cyane.
ni icyo kintu nagize ngo tuganireho gatoya, twongere twibuke ko ubu buzima aribwo tugomba guteguriramo ubuzima bwacu bw'iteka. Ubundi aha ni ahantu duca dutambuka, iyi mibiri ni umwambaro twambara udufasha gukora ibyo tugomba gukora bituganisha mu buzima bwacu bw'iteka. Imana iduhe gukomeza kumva ibyo bintu no kubizirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi bidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.